munsi wo kuwa gatandatu Kigali Pele Stadium abantu bari bategereje ko yakira umukino w'ijonjora ryibanze, umukino ubanza mu rugendo rwo gushaka itike yo kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport yari imaze iminsi rwose ikumbuye kwinjira muri uru rugendo. No mukino yakira ikipe ya Singida, no mukino turi bwinjiramo kuko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe na Singida Black Stars igitego 1-0, ariko buriya mbere yuko twinjira mu mukino Rugaju abareyo baba bategereje cyane rwose uyu mukino, barabizi ko wabaye, bazi ko wagenze, bagomba no kwitegura guherekeza ikipe yabo. Turaza kubigarukaho kujya mu gihugu cya Tanzania kwishyigikira, ariko Zandani zitubwira iki mbere y'uyu mukino? Zandani na Zasiri byombi bigomba kuba bihari. None ugiye guhera kuzihe? Reka duhere kuri Zandani. Zasiri zitakujya. Turagira ngo tujyane n'abareyo tubanza tubupdatinge ibintu bihari mwagiye mubona kugira ngo tujye muri game analysis byibura ayo makuru muyafite ameze neza cyane. Ubwo abareyo mutangire mu manure ya mitima bururu n'umweru kuri za YouTube, kuri FM mumubwirane yuko ubu twamaze kwinjira muri Murera. Basumenya bakurikiye bucece. Oya bari kuza ndabona ari 6,600. Oya ndavuga ko utwo dutima nyine ni ari APR cyane. Ndabona ari umukara n'umweru abare bati. Bari kubabyina ku mubyimba, bari kubakina urugendo rya Dar es Salaam. Abare bati rero ndapfuye ndajyaye. Ubwo mbere mbonye abare bakona. Umva benshi ngo ko mutatubwira Singida twarazwe n'abati. Amakuru Singida yacu bimeze bite? Mumanuke twinjiye sasa. Rikoga ku munsi w'ejo, reka mere muri Rayon Sport y'abagore twihuta. Ku munsi w'ejo habaye ibirori byo kwakira iriya kipe y'abagore ya Rayon Sport yitwaye neza mu by'ukuri muri Kenya, nubwo batabasha gutwara igikombe bagatsindirwa kuri finale. Ese wari uriyo? Mu birori. Oya mu birori ntago narindi. Amakuru nawe yakugezeho. Ariko ubwo ngubwo nayinohereje y'umuntu. Kugira ngo gushakire Zandani cyangwa ni Zasiri. Izo ni Zandani. Zandani ni ukumenya ko byabaye. Zasiri ni ibyavugiwemo. Okay. Ibyo rero mwarabonye ku mbuga nkoranyambaga ko bakoze ibyo birori byo kubakira. Zasiri zikatubwira yuko buriya hari famiye muri za famiye 12 bubakiye mu Kagera kwa Muvunyi zateguraga imikino na Rayon Sport sezishize. Hari famiye imwe yasigaye bise famiye Rutsiro. Bahise famiye Rutsiro kuko bamaze gukora amafamiye, iyo famiye yahise ifata match ya Rutsiro irayitegura. Ni famiye ikomeye irimo se wabo na Gacinya, nibwo nemeye ko bureyo buvukanwa buryo, witwa Jean Baptiste. Arimo hakamo Dr Norbert, hakamo na Haji Kanyabugabo wa mugabo Rayon Sport yari beremo ibiceri umwe wanayireze. Ariko mu makuru nanone namenye muri 35 yamuhaye 10 asigemo 25, ariko ntibibuza ko ari hano ubundi. We rero nabo bafatanyije nari ngarutseho bakusanyije miliyoni 4. Baravuga bati turazishyikiriza abakobwa. Hanyuma Rayon Sport ubwo ni igice cya association birumvikana cyo na Tade no bakusanyisha 3 n'igice ziba 7 n'igice. Federation yari yabemereye miliyoni 5, murabyibuka. Fabrice yatanze 2 n'igice, abandi bakora muri Mexico batanga 2 n'igice, ubwo ne 5. Ubwo uteranyije ni miliyoni 12 n'ibihumbi 500. Enye ziyo famiye Rutsiro, iyo famiye Rutsiro ne yaguze Yves uriya rutayizamu Rayon Sport. Nawe sigaye baramwise Rutsiro. Ago skiyo famiye twahuri ahantu turi kujya kuri match y'ingoma. Babwira Axel bati ariko uyu mwana ko twatanze amafaranga yo kumugura bakabatamusinyisha. Oya ni abagabo batavuga n'izina. Basa Axel basi bari kuvugana. Bati uyu mwana ko amafaranga twamaze kuyatanga. Ubwo ni muri cya gihe twibazaga impamvu aterekanwa Yves. Icyo gihe Gacinya yaravugaga ati mureke tuzane Mugunga. Tadatari ko ari abantu bemeye kugura umukinnyi, turagura umukinnyi. Gute kandi hari undi wemeye kutugura. Kandi bari kuri post. So ubwo urumva rero iyo famiye iyo yitwa Rutsiro ni famiye ikomeye cyane. Izo miliyoni 4 zabo gushyira 3 n'igice za Rayon zikaba 7 n'igice, gushyira 5 zavuye muri federation ziba 12 n'igice. Yari delegation y'abantu 31 bagabanye izo miliyoni 12,500. Buri mwana w'umukobwa yawe prime cyangwa se agashimwe k'ibihumbi 403. Wow, ni ikintu cyiza pe. 403 by'amanyarwanda. 3 birenga ariko urabyumva. Ntabwo byabura. Ubwo rero aba bana b'abakobwa n'umutoza wabo babwiye president bati ni byiza muradushimiye ariko mudushakira abataka babiri. Murabizi ko Kaboy yagiye gukina muri Tanzania.
ati uko byagenze muri iyi sekafa twarushijwe ubusatirizi gusa, bemeye ko bagomba kubashakira abataka babiri kandi ngo ntago ari abanyarwandakazi kuko abeza b'abanyarwanda bari muri Reyo. Reyo ngo igomba kujya ku isoko ry'abanyamahanga babiri b'abataka babandi bateye ubwoba bagomba kuza bakora diferanse. Kwa Munyamara waracyarimo twa Maricha Vinga nawe banza batamufite. Chavinga yaragiye. Nawe yaragiye. Ubwo rero gutakaza Kaboyi na Chavinga kagenda bagomba rero gushaka abasimbura ubusatirizi. Ubwo rero na payroll igomba kuziyongeraho kuko bahembwaga miliyoni 6,500 by'umushahara buri kwezi. Ubwo agomba kwiyongeraho. Ubundi Rayon Sport y'abagore ngo buri kwezi twara miliyoni 10 se na menshi rwose. Ugereranyije n'uburyo yabaga bihenda aya ntago ari menshi cyane. Hanyuma ubwo Rayon Sport y'abagore ndabashimiye ninjiye muri Rayon y'abagabo. Mbere kujya muri game analysis. Abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse, Abedi ntabanjemo, Abedi ntari no kubasimbura, baribaza bati Abedi byagenze bite? Bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu avugaga yuko ahari 100%. No ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwire ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi, muri equipe nationale yari afite akaburesire munsi y'ikirenge ku gatsintsino, yari afitemo ukuntu yaribwaga ariko bagerageza kubivura biroroha. Noneho bamushyiramo kuri match ya Kiyovu, niyo mpamvu yasimbuye kuri Kiyovu atabanjemo. Hanyuma abamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso, no muri mfundiko zibinyuma ku kuguru kw'ibumoso. Iyo mfundiko rero barayikubise kwa ko ni nk'umukinnyi mugongana gukandagizaho godiyo, arababara cyane mu mfundiko y'ibumoso. Kandi Abedi kuna kina guproteja akoresheje karakaguke k'ibumoso, ariko nagatambika adversaire akaza gakubitaho kuri akuna komeye. Noneho bakandagiyeho yashinzemo amenya guke. Urumva yesa babasha. Noneho Abedi amaze kubabara muri mfundiko y'ibumoso, bagerageje kumuvura. Umuganga wa Rayon Sport aravuga ati hari pomade usiga ku mfundiko, iyo pomade hari n'ibininanywa bigabanya ububabare ku buryo arakina match karangira ububabare akabwumva nyuma. Ariko ngo yarangije match nyine bya binini bimaze kumushiramo na ya pomade imaze gusa nivamo, mererwa nabi. Ewan uribwa nk'umuntu bari kubaga. Abedi ngo babyumvikana n'umuganga ko bazakora ibyo, ariko imyitozo ya nyuma ikoraho gato ntiyayisoza. Hanyuma ku munsi nyirizina wa match kwa gatandatu ku isaha y'isa sita bagiye gukora icyo bita liste. Coach yahamagaye Abedi baraganira ari babiri iminota nk'icumi nta wundi muntu uhari. Birangira coach avuze ati Abedi ntari muri equipe turi bukoresha kuri iyi match. Abantu bakavuga yuko Abedi yamubwiye yuko akiri kubabara atari yumva neza. Coach aramubwira ati niba utiyumva neza aho kukurisika reka tukubikire match ya retour muri Tanzania. Emery Bayisenge birasa naho yamaze gukira ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi. N'ubundi Emery we n'ubundi yaravugaga ati nje nagakinnye no kuri match banze. Nawe coach yanga kumurisikara batoya, we yashatse no guhera kuri Kiyovu. Yego coach abatoya nje nshaka umuntu uri fit 100%. Umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakirimo utubazo nabanze agende yivuze akire. Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka. Abantu bibajije kuri rutayizamu Ndikumana wavunitse ukuboko. Ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complet ya imeris. Imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora, iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu. Uraribona rino rirerire. Ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza. Hari amagufwa abiri nyine yitwa radius n'iryitwa cubitus. Ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora. Iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rero mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu. Iryo niryo bita imeris. Iyo farire riba ku mubiri w'umuntu reka. Imeris yagize icyo bita fracture complet, ryaravunitse. Bura risumbira ryo mwitako. Nkoresha ikinyarwanda. Imeris niyo ndende. Yego. Hagati ya femelle na imeris. Imeris niyo ndende. Ndabyibuka neza ko ari imeris. Aba nibeshye ariko. Ubwo rero ni biology yongeyo nta kibazo. Niba wanibeshye riri mu magufwa maremare rwose.
riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira yego n'ibinakomera ushyire hatanu rizamo ryisangemo kwibeshya n'ibya muntu Yego. checking abaza Google Yego. baza Google nusanga ari irya 10 urishyira muri top 10 nta kibazo rero iyi fracture complet mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa gukonyoka uyu muhungu rero yavunitse ate ari nabyo ngiye kujyamo uyu muhungu yari ahagaze hagati y'abadefenseri babiri ba Singida Kennedy Juma na Bitra bro yitwa Anthony Trabitra Yeah. ni umusore w'umuhanga cyane yego none cyabaye nepo barasimbutse kwa kundi uzi ko iyo musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye amaboko cyangwa se ukuboko inyoni uri gusimbuka mu kirere Femire niyo ndende famille nanjye Medicine numvaga ya ko kantu kabiri. narakize Femire yo mwita ko niyo ndende Nakubwiye ko iri muri atatu. oya ni irya kabiri Medicine irya kabiri birumvikana muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'abadefenseri babiri urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse noneho amaboko yabo asa n'asobekeranye yabaye nk'umwinjizamo ukuboko Yego. reka mbyite gutya no mu kumwinjizamo ukuboko barebaga muri direksiyo zitandukanye umukinnyi wari yashaka gusa n'uhindukira nka kwa kundi ukurikiye Balo. deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye reka mvuge yuko ari nko kuvuga nka kumwe insobeko basobeka nk'inka nk'amaguru ni nka kuboko kwawe yagusobetse ariko we direksiyo yagumye muri imwe icyerekezo we ari kureba imbere we ntari mu moving ni nka umuntu yaba yagufashe nka umuntu yakunigisha ukuboko akagushyiramo ijosi nyine yaguhiniye hano mu nkokora wowe ukaba ushaka nko guhindukiza ijosi ngo umurebe uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira iyo bikoze akantu gahita gaturika iyo ushatse guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi ihita iturika ijosi siko bigenda se Niko abantu bigenda bapfa. rwose. Rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane Yego. mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa rita rikonyoka urumva yakoze movement ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye Yego. noneho kwa kundi yashatse kukumuvingisha igufwa rita riturika ahita agwa hasi mu kugwa hasi ariko rero disi nakunze fair play yabo bose yasingiye. bahise baza yego Yego. harimo na captain ya Ucho bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagaye abaganga Yego. kuko arbitre ntiyari yabibonye yarabatatse cyane kandi urebye ukuntu bari amaze umwanya bari gucokozanya bagongana cyane ubona ko Ni siko imaci bari n'amahane kwitwara. ntabwo ariko bitwaye kubera ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko harimo ikibazo gikomeye Bawuco kurumva n'abakinnyi bakuru. gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande Icyo- n'abahamagaye abaganga bwa mbere icyo bakoze uriya mwanya rero Rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze yuko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabirize magufa adakomeza igufwa gusa kunyeganyega. ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri uyu munsi ararara mu bitaro by'i Kanombe inyuma kuri muhabura ntihari bubari bamufate ibizamini buriya ngo umuntu bagiye kubaga ngo babanza kureba niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko nk'ufite nk'indwara zo mu maraso buriya ntabwo apfa kubaga umuntu iyo ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso hari igihe wahita upfa oya kabisa. baranareba nyine nimba wenda ufite nka diabete bakabanza gustabiriza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose bavuga yuko ngo bareba buriya ngo byose. imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi imvune yo gufwa ngo gitwara umwuka mwinshi ibintu by'ubuvuzi biratangaje Bamara igihe kinini se. buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka yego biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ubwo bubabare buhari hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu nyine uburyo bwo guhumeka bukanga Yego. so baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari bizima mu mubiri bimeze neza cyangwa se niba ari ibyo banamufasha babimufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka ni amezi 4 yavuze ati kubagwa bimusaba kimwe. amezi 3 kugira ngo akire hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo ni ukundi kwezi yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi
turimo kwa 9 babare yuko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira. aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 ndi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida. Ati ntago ari byo bintu nifuzaga, ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye, ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu, ati ndizera ko nzagaruka vuba. Imana imufasha azagaruke. ubwo kugaruka kwe biraba binatwaye Rayon Sport. Bambwiraga yuko ko nta mituweli afite, nta n'ubwishingizi Rayon Sport ifatira abakinnyi, ni umunyamahanga. Bambwiraga ko ino operation harya muri club licensing ntago bibamo ko bagomba gushaka ubwishingizi bw'abakinnyi bibamo. ubwishingizi bibamo. Ubwishingizi bw'abakinnyi ndetse kanzwe Zandani Rayon Sport bamaze no kuyibwira ikiguzi 5 ibizitanze ntirirwe yigo. none se rako nibyumvikana ubwishingizi bw'abakinnyi n'abakozi b'ikipe muri club licensing bibamo. Ko ndibuka ko Nepo nibo byibuka ubushize Bugesera bayibwira ko itemerewe gukina icyiciro cya mbere, harimo ko itanatanze ubwishingizi bw'abakinnyi. Ahubwo wenda Riga birashoboka ko iyi operation bagiye gukora bishoboke ko wenda yaba itari mu bintu byishyurwa kuri ubwo bwishingizi. Icyo nzi cyo arishyurwa miliyoni 5 bamaze kugerera amafaranga. Tujya ku bindi, uwo bita Kuyate ibyago bigwira Reyo, umuzamu Diresa Kuyate wungiri wa kabiri wa Reyo. Match irarangiye, ibintu nibisanzwe, ikipe iratsinzwe, mu kanya turanajya muri analyse. Umukinnyi bari gutaha, mu gutaha ku bantu muzi abakinnyi bareba ubundi arabibaje ngo ni gute yakoze accident. Ubundi babashyira muri bisi bakagenda babageza mu rugo. Abakinnyi benshi rero Eberi barabyanga kugenda batuzengurutsa ati bajya kugera iwanjye wenda batinze, nambuta yaje n'ibiki babihari. N'igihe bafite n'akandi kagahunda rero. Ari n'igihe bafite gahunda akeneye ku harano yaguye yahagira gahunda. Noneho umutaramu yari se akaresitora. Umuhungu w'inshuti yanjye Kuyate Idrissa aravuga ati Dirisa Kuyate. Dirisa Kuyate reka njye nigendere nifatira akamoto nigendere. Anyura hari urabona kuri vestiaire, anyura inyuma aho bita kwa Toma barahaza hari akantu k'akaresitora. None umuhungu arimo kumanuka, aba bana bakunda kuza ba Mayijana Desa baraza bamwuzuraho. Mu kumwuzuraho ashaka kubakwepa, ashaka kunyura mu tuntu tw'utwatsi turi gutya iruhande rw'iki gikuta cya vestiaire hano inyuma nyine kuri stade regional hano inyuma. Urahabona hano inyuma kuri vestiaire hari akwa Batoma aho abakinnyi binjirira, aho abakinnyi burabinjirira. Apana hari abantu basanzwe binjirira. Ikipe nyine niho yinjirira. Umutara mu inshuti yanjye rero ashaka kubakwepa nganyere muri utwo twatsi hegereye urukuta. Mu twatsi rero kubera n'ikirere kimaze igihe Kigali hakonje, niba twarimo nk'amazi, anyerera ku twatsi ahita agwa mu kintu cy'icyobo gihari. Abakubisemo umugongo, umwana w'umuhungu bamujyanye kwa muganga. Cyo koragira amahirwe barareba umugongo basanga nta gufwa ryavunitse, ni imitsi yikanze. Ariko kwa ko umuzamu akoresha umugongo cyane, ubwo nawe hari igihe bambwira ati iki cyumweru cyose uramenye ntucugusa umugongo wa muntu. Ko bajyaga ko n'umugongo we bitoroshye. N'umugongo we ngo bajyaga ko n'umugongo we burya bitoroshye. Ko babona iramba. Nuko ibyo byagenze, izo za siri zikavuga yuko we yahise ataha, ariko mu by'ukuri nawe muri Tanzania urumva ko ari mu byago. Fore Nganye rero nsoza bareba baravuga bati none se ko ndi kumana avunitse byibura Fore Nganye ari bugufi, bareba barataka cyane. Zandani za siri zirambwira ko Fore Nganye azaza mu kwa 11. Ubu yambara godiyo agakora imyitozo na bagenzi be, ibyo bita warm up, ariko bajya mu myitozo isaba ibyo kwiga technique ndetse n'amataktike bazakoresha muri match ibyo kugongana, bamushyira ku ruhande kubera yuko ntabwo yari yamera neza 100%. Bakavuga yuko gukira kwe kugira ngo yabanutse ni mu kwezi kwa 11. Ngayo ari muri Reyo. Turi kumwe na Tenga Promo. Ese usaba facture